Yesu ashimwe cyane. Turakomereza ku ngingo ya kane cyangwa ku kibazo cya kane kivuga ngo kubatizwa no kuzuzwa bitandukanira hehe. Iri jambo kubatizwa mu Kiswahili ni ubatizo, mu kindi Kinyarwanda ni ukwibizwa, ariko ibyo ngibyo ni mu mazi menshi. Kubatizwa mu mwuka wera noneho byo nanone ni uguhabwa umwuka wera akagukwira wese. Mu buhanuzi bwa Yesaya n'ubwa Yesu Kristo ndetse na Yoweri bari babyise gutembesha amazi y'ubugingo mu bugingo bwacu. Nzatembesha imigezi, nicyo burya byasobanuraga. Iki gihe cyo kubatizwa nk'uko twakibonye kuri Pentekote, n'ubu kandi bikaba bikiba ku mukristo akabatizwa mu mwuka wera, akabona biriya bimenyetso nababwiye byo kuvuga mu rurimi. Iki cyo kubatizwa gikorwa rimwe kandi gikorwa na Kristo Yesu gusa. Uyu mubatizo nta wundi muntu wemerewe kwihangira kuwutanga. Abashumba babatizwa mu mazi menshi nk'uko Yohana yabyibwiriye abigishwa ati, jyewe ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze cyangwa kumutwaza inkweto. Izo mvugo zombi yarazikoresheje. Ntibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze kandi ntibinkwiriye kumutwaza inkweto. Burya inkweto zisobanura ubutumwa bwiza. Ni nk'aho yari akavuze ati, niba ngibi ndimo gukora je ne mérite pas, ntabwo binkwiriye ko namutwaza ubutumwa bwiza. Rero uwo murimo wo kubatiza umwuka wera niwe uzawubihera, niwe uzababatiza. Iyo umuntu abatijwe mu mwuka wera, uwo munsi aruzuzwa n'ibyo, nk'uko dusoma mu Byakozwe mu gice cya 2 havuga ngo, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru, haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, buzura umwuka wera, batangiye kuvuga mu zindi ndimi nk'uko bahaye kuzivuga. Kiriya kintu cyo kubatizwa mu mwuka wera, umuntu akuzuzwa, ririya jambo kuzuzwa ubwabyo bisobanura kuzurizwamo ubutatu bw'Imana. Kuzurizwamo ubutatu bw'Imana. Mu ndimi z'amahanga babyita la plénitude de la Trinité. Ubutatu bw'Imana bukuzurira mu muntu. Bwuzuriramo bute rero bene data? Mu Itangiriro mu gice cya 2 umurongo wa 7 tuhasanga amagambo avuga ngo, nuko Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Kiriya gihe Imana yahumekeye umuntu umwuka wayo mu mazuru ye, Imana yari ishyize ubuzima bwayo mu muntu. Mu rindi jambo, mu byaremwe byose buriya umuntu niwe cyaremwe cyonyine, niwe kiremwa cyonyine gifite umugabane w'Imana muri we, gifite ubuzima bw'Imana muri we, umuntu wenyine. Amatungo reka da. Iyo usomye umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 21 usanga havuga ngo, ninde uzi ko umwuka w'umuntu uzamuka ukajya mu ijuru ku Mana, kandi akamenya ko uw'inyamaswa umanuka ujya mu gitaka, ngo nicyo gituma mbona yuko nta kirenze ibi, umuntu kubaho anejejwe n'imirimo ye, kuko ibyo ari byo mugabane we. Ninde wamugarura ngo azaze arebe ibizaba mu nyuma ze? Donc umwuka w'Imana, reka mbyita ubuzima bw'Imana, bwinjiye mu muntu, ari Imana ibumuhumekeyemo, umuntu aba ubugingo buzima. Iryo jambo ubugingo kandi bakongeraho ngo ubuzima, le contraire ni ubugingo bupfuye. Ikinyuranyo cyabwo ni ubugingo bupfuye. Iri jambo ahinduka ubugingo buzima, abakoresha Igifaransa nibyo bibyara ya magambo muzi ari mu nshinga vivre,
ari mu izina vie, la vie, ari muri adjectif vivant cyangwa vivante, ibyo byose vif cyangwa vive, ibyo byose birava kuri iryo jambo ryitwa ubuzima. Yamuhumekeye umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ubwo bugingo rero buzima nibwo Satani yaje kwangiza igihe yanyuraga mu nzoka ikaganiriza Eva, nawe agashyira Adamu, bagakora icyaha cyo kutumvira Imana, bakarya ku giti Imana yari yababujije. Nibwo ubugingo bwahise bupfa. Ariho hava ijambo rivuga ngo twese twakoze icyaha ntitwakira ubwiza bw'Imana, ngo kandi ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, ngo twese twari dupfuye, ariko Kristo aratuzura. Imana ishimwe cyane. Rero kubera ukuntu iyi ngingo yabaye ndende kandi ari imbizi kizaba ndende, nimureke eshatu zisigaye: umumaro w'umwuka wera, imbuto z'umwuka wera n'impano zawo, n'uburyo butatu umwuka wera tuyobora, nzabivuge byose ku munsi wacu w'ejo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye Mana Data wa twese ko wabanye nanjye ukanshoboza, kandi ndagushimiye ibihe byiza urimo kumpana na bene data. Rero komeza ubahe umugisha uko babonye umwanya bavuye mu kazi bakurikirana ijambo ryawe, bagira ibihe byiza, bagira ibihe byiza rwose. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Izo modoka zose mbabwiye, inyuma ikizazibabwira ziba ziriho amagambo yo mu nyuguti, inyuguti ya wa na da. Reka mbishyire mu gifaransa: W E D, mu cyongereza W and D. Ziriya nyuguti mubona inyuma zanditseho inyuguti ya wa na da, ahandi ugasanga handitse ngo ni kane gukuba kane. Birya bisobanura ngo imodoka irakururira mu mapine ane, irakururira hose. Hanyuma WD bikavuga ngo iyo ngiyi ifite ubushobozi bwo kuba yakora n'aho imbaraga zananiwe. Ngiyi impamvu yo kuzuzwa bakristo, ngiyi impamvu umukristo akwiye kuzuzwa, nuko ibyo urwana nabyo, ibyo unyuramo, ni ibintu bigukonsoma, ni ibintu bikumaramo imbaraga kandi zagushirana. Niba umwami wacu Yesu Kristo zaramushiranye, wowe se zabura gute kugushirana? Kandi zamushiranye ari umugore gusa umukozeho akira icyago cye. Ngaho rero mbwira nawe wiriwe mu murimo uhanganye n'abadayimoni. Hari abadayimoni bavuye mu bantu, kandi mwibwira ko abadayimoni bavuye mu bantu ari bariya twirukanye bakabavamo bagombye kuvuga. Igihe uhagaze imbere y'iterano uvuga ubutumwa bwiza, hari abadayimoni baba barimo bava mu bantu. Kugira ngo umuntu yihane akizwe, hari abadayimoni baba bamuvuyemo. Yesu adufashe cyane. Rero izo mbaraga zagushizemo birasaba ngo nugenda wuzuzwe. Uyu munsi urare ahantu wongera ube recharge. Niyo mpamvu Yesu yakoraga amanywa ariko amajoro akazamuka umusozi. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ingingo ya kane yabaye ndende, nibwira ahari ko twazakomeza ejo tuvuga kuri eshatu zikurikiraho. Yesu adufashe cyane. Nimwumve ibi bintu ahangaha mu byakozwe n'umwe mu gice cya 2 umurongo wa 4, habonetse indimi zigabaniriziye ku muntu wese wo muri bo, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, babatizwa mwuka wera, buzuzwa umwuka wera, batangira kuva mu zindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ariko izo mbaraga bahawe zabaye konsome, zarakoreshejwe, barazikonsoma. Ibihe birakomera, habonekamo abafungwa, ariko bafunzwe bafata umwanya b'itorero. Niko havuga ngo ab'itorero babyumvise basaba Imana kubaha gushira amanga, bafata umwanya wo gusenga. Mwabikurikiye ariya magambo mwese muyumve, bafata umwanya wo gusenga. Kuri 31 haravuga ngo bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi.
bose buzwa umwuka wera. Aha mwumve ko bari barawubatijwemo, barawujujwe, ariko ibihe banyuzemo birabakamuye, byari bitangiye kubakamura. Bamwe bagira bati irivugabutumwa turyihorere, dore tumerewe nabi, dore turahigwa, ariko irivugabutumwa turihagarike. Ariko bamaze gusenga aho bateraniye haba umushyitsi, maze bose buzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Ngicyo icyo twita kuzwa, bene data. Kuzwa ni ukongera kuzurizwa. Wabatijwe mu mwuka wera ni byiza. Nanjye narawuhawe kuri 28 z'ukwa kane 1984. Ariko ntabwo bihagije kubigumana ngo mbigumane nk'amateka. Kera habayeho, nimba naganirije abantu mbabwire ko kera habayeho, ko hari umwaka nabatijwe mu mwuka wera, nibyo ni byiza kubyibuka. Ariko umenye ko uwo mwuka wera wabatijwemo ni umwuka wera dukonsoma, turawukoresha, tukaba twagabanukirwa, izo mbaraga zidushiramo. Niyo mpamvu mwumvise ko na Yesu ubwe muri Mariko 5:30 Yesu yakoresheje ijambo rivuga ngo numvise ubushobozi bungabanutsemo. Ariko muri Luka 8:46 akoresha rivuga ngo imbaraga imvuyemo. Hamwe havuzwe cyangwa hakoreshejwe imbaraga, ahandi hakoreshwa ijambo ubushobozi. Bivuze iki rero? Ariko byombi ngo bikagabanuka, byamugabanutsemo. Bivuze ko ibi bintu byombi, imbaraga n'ubushobozi, force na puissance, ibi bintu byombi ntabwo ari bimwe, nubwo bifitanye isano. Ngiye kubaha urugero. Imodoka zose, kuva imodoka ari nzima itarwaye, iba ifite imbaraga. Kuva yaka, ikademara, igahaguruka, vitesi ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, n'iya kane zikajyamo, yewe n'iya gatanu na marshariyeri zikajyamo. Ubwo imodoka nyine ifite imbaraga. Ariko hari ahantu iri bugere, wenda haterera cyane, wenda mu bunyerere, ariko aho hantu nihagera iri busabe ubushobozi. Rero nisanga ubwo bushobozi itabufite, iraguma mu kabanda aho ngaho, iraguma aho ngaho hatambika, ahandi harayiraniye kubera ko nta bushobozi. Niyo mpamvu muzabona imodoka zifite imbaraga zikagira n'ubushobozi, zo zijya n'ahantu aho izifite imbaraga gusa zananiwe. Ziriya modoka bita tout terrain, abumva igifaransa, iryo jambo tout terrain ni ukuvuga ngo ahantu hose cyangwa ubutaka bwose. Izo modoka rero zigira za intermediaire, zimwe bazishyiriramo imbere umuntu atiriwe asohoka, izindi kera barasohokaga bagakaraga icyuma kiri mu ipine cy'umutuku. Ariko ukibikora ucyongeramo ako kantu gusa, imodoka ubu yihaye ubushobozi bwo kurenga aho hantu hakomeye. Yabugendanaga, yari bufite, ariko ubukoresheje aho bukenewe gusa. Niyo mpamvu mubona abatwara imodoka ashyiramo intermediaire aho ikenewe gusa, uwo mwanya kiharenga arahagarara akayivanamo. Kiranazira, ni ikosa ku bashoferi murabizi kuyigenderaho, kugenda kuri intermediaire. Mpamvu ari kosa ni iyihe? Icya mbere, inywa cyane, inywa essence nyinshi cyangwa amazutu nyinshi bitewe n'iby'imodoka inywa. Ikindi, yagutera impanuka kuko ibisimbuka iba yavuye hasi, ntabwo iba igifashe ku butaka. Niyo mpamvu bene data, iyo umuntu w'umukristo yuzura imbaraga, mukabona aravuga mu ndimi nyinshi, mukabona rwose yabatswe mu mwuka wera, ariko tuzamureba neza nagera ahantu mu bikomeye, tuzamureba neza ageze ahantu hanyerera, tuzamureba neza ageze ahaterera kuri biruhanya rarashakorabogrenta, tuzabimenya neza iby'ubushobozi bwe ageze ahakeneye ubushobozi. Yesu abafashe cyane kubyumva. Mwuka wera nshoboze rwose mu byumve kuri two nanabivuga. Nibyo tukubonaho umwuka wera, tukubonaho ibimenyetso byawo, wobatijwemo, ufite rwose imbaraga turazibona,
uvuga mu ndimi, ufite n'impano, ariko tuzakureba ugeze ahantu hakomeye hasaba ubushobozi. Ngiyo impamvu mubona abantu twabonaga nk'intwari mu murimo baguye, abanyempano barayobye baraguye, abavugabutumwa bavuze ubutumwa bwinshi igihe kirekire ahantu hatandukanye baraguye. Nta yindi mpamvu ibitera, ni uko imbaraga zagiye zibashirana ntibongera kujya kuzuzwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko bagize imbaraga gusa zidafite ubushobozi, barashiriwe ntibabimenya. Izo modoka zose mbabwiye, ibi rero iyo bimaze kubaho, wa mukristo wakijijwe yabatijwe mu Mwuka Wera, ibi iyo bimaze kubaho bene data, uyu muntu aba ashobora kugabanukirwa. Mu Kiswahili babyita kupungukiwa, kugabanukirwa, etre épuisé. Mariko igice cya 5 umurongo wa 30. Mariko igice cya 5 umurongo wa 30. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu arababaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Luka, tugende muri Luka igice cya 8 umurongo wa 46. Yesu aramubwira ati, hariho unkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Haleluya. Iyi mirongo yombi nyibahaye ngo mwumve ko imbaraga duhabwa mu gihe cyo kubatizwa mu Mwuka Wera, mbibutse ko Umwuka Wera azana imbaraga, n'imbaraga zikazana Umwuka Wera. Gute? Ndabisobanura muri ubu buryo. Iyo turi mu mbaraga, wa muriri wamanutse, burya Umwuka Wera aba yenda kumanuka. Niyo processus cyangwa se nirwo rugendo rwo kubatizwa mu Mwuka Wera. Kandi iyo twamaze kubatizwa mu Mwuka Wera, duhabwa imbaraga. Ya magambo yo mu Byakozwe mu gice cya 2 umurongo wa 8 aravuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, muzabaga wo kumpamya Yerusalemu, Yudaya yose, n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ni ukuvuga rero ko iyo tubatijwe mu Mwuka Wera tuba duhawe imbaraga, ariko izo mbaraga zishobora kuba konsome, zirakoreshwa, zikaba zadushirana. Umwami adufashe cyane. Iyo zidushiranye rero bisaba ngo tujye kujya gute? Kongera kuzuzwa. Oh haleluya. Bisaba ngo twongere kuba recharge, nk'uko telefone ishiramo umuriro ukayicaginga, ni ukuba recharge. Yesu adufashe cyane bene data. Bisaba ngo twongere twuzuzwe. Intumwa zabatijwe mu Mwuka Wera zigira imbaraga rwose, zirahamya nk'uko mubizi. Petero ari uzirangaje imbere, zirahamya, ariko nyuma zica mu kaga gakomeye, zica mu bintu bigoye. Nyuma ya ryafungwa ry'aba Petero na Yohana, burya barafunzwe, maze ijambo ry'Imana ribageraho. Nimwumve aya magambo ari mu gice cya 4 guhera ku murongo wa 23. Nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo, batekereza ibyo babwiwe byose n'abatambyi bakuru n'abakuru. Nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati, databuja niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umugaragu wawe ubivugisha Umwuka Wera ngo, niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo
n'abandi bagatekereza iby'ubusa. Abami bo mu isi bateje urugamba, n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. Kandi koko Herode na Ponsiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisiraheli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu, uwo wasize, ngo basohoze iby'ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe byategetse mbere byose bitari byaba. 29. Kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Ukirambura ukuboko kwawe kugira ngo ukize, gukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe Yesu. Bamaze gusenga aho bari bateraniye, n'uwo murongo nashakaga, bamaze gusenga n'uwo murongo nashaka 31, bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Nimwumva aka kantu bene data. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana kandi rivuga ngo namwe yarabazuye mwebwe bari mupfuye muziba ibyaha n'ibicumuro. Ni cya gihe nyine bwa bugingo bw'ubuzima bw'Imana bwari bupfiriye mu muntu kubw'icyaha yakoze. Noneho urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 45 hakavuga aya magambo. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye i Korinto igice cya 15 umurongo wa 45. Umva ukuntu hatubwira. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza, hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Imana dufashe cyane. Aha ngaha umuntu yakwibaza ngo ko Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima, Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo, quelle est la différence entre ces deux vues? Ubu bugingo bwombi tubonye aha, ubu bugingo bwombi butandukaniye hehe? Ubugingo bwa mbere twakomoye kuri Adamu wa mbere, Imana yahumekeyemo umwuka wayo, bwapfuye buzize cya cyaha cya mbere, icyo muri Gatolika bita ngo ni icyaha cy'inkomoko. Adamu wa nyuma ari we Kristo, kuko hariya nicyo ashushanya, aza aje kureyanima, aje kuzura, haleluya, kugira ngo bwa bugingo bwari bwarapfuye buzuke. Niyo mpamvu igihe cyaje kugera twakira icyo Pawulo yise umwuka w'umwana w'Imana. Reka turebe uko havuga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12. Katurebe uko havuga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12. Bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobyaga mukajya mu bigirwamana bitabasha kuvuga uko mwabigenwagamo kose. Nicyo gituma bamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Imana idufashe cyane. Wajya mu Bagalatiya, noneho mu Bagalatiya ho ugasanga haratubwira ijambo. Abagalatiya igice cyaho cya 4. Abagalatiya igice cya 4. Ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana, uwo ni umurongo wa mbere mpereyeho. Ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukanaho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Natwe niko turi. Tukiri bato twari imbata, dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore, kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. 6 rero niho nshaka. Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati abadata, abadata, abadata. Bamwe basomera ijambo ukundi kuntu nk'abari mu mwuka cyangwa bavuga mu ndimi ngo abadata. Oya, ni abadata.
abantu ba data cyangwa abana ba data. Uyu mwuka w'umwana w'Imana twakira, tumwakira ngo akore manifestation cyangwa ahishure umwana muri twebwe. Urumva, mbere twakiriye Imana data, mu kilatini bita patri. Twakiriye Imana data, dukijijwe igihe twapfukamaga, dukijwe, twakira agakiza, twakira Yesu Kristo, twakira umwuka w'umwana w'Imana. Bibaye deuxième trinité cyangwa deuxième manifestation, ukwihishura kwa kabiri k'ubumana, k'ubutatu bw'Imana. Iyo tubatijwe mu mwuka wera rero, tuba twakiriye troisième manifestation, ukwihishura kwa gatatu k'ubutatu bwera bw'Imana. Haleluya! Ariyo mpamvu bwa butatu bwuzurira muri twebwe. Aha rero nagira ngo musobanukirwe ko iri jambo kuzuzwa rifite ubusobanuro bubiri. Umunsi babatizwaga mu mwuka wera, barabatijwe nyine buzuzwa umwuka wera, ubutatu bw'Imana bwuzurira muri bo. Haleluya! Iyo umukristo akijijwe, aba yakiriye ubumana bwa kabiri, deuxième divinité cyangwa deuxième trinité, hanyuma yabatizwa mu mwuka wera, akaba yuzuriwemo n'ukuzura k'ubumana kose. Mana nishimwe cyane, Mana nishimwe cyane.